Yes, reka nongere ngusuhuzanye naguhereza ikaze aho dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi wa none tariki ya none nibwo umusore wamamaye kubera filime ya Netflix y'ubushukanyi yakoreye abagore, none uyu munsi wa none akaba yatawe muri yombi. Ese uri kwibaza yaba yarakorewe abagore mu buhe buryo, byaba bimeze gute? Ese ubundi byaba byaragenze ute kugira ngo abe yatabwa muri yombi bigaragara ko ari abagore yakoreye cyangwa se bigaragara ko wenda mu cyatumye afungwa cyangwa se mu cyatumye atabwa muri yombi ari abo bagore baba baramukoreye wenda ibibi cyangwa se akaba ari we wabikoze. Rero uraza kumfasha twinjire mu cyegeranyo cyacu tubiganireho, mbese tumenye ari kuregwa iki, tuganire ku bijyanye n'ibyo uyu munsi wa none bakomeza kugenda bamushinja, byose tubishyire hamwe. Noneho nyuma yaho gatoya turaza kuza tureba umwanzuro wafashwe n'uburyo agiye kuba yaba ameze mu minsi mike cyane, agiye kuba ategereje kugira ngo abe yaburanishwa cyangwa se ababe bareba kuko nimba ibyaha aregwa ari byo mbese binamuhama. Rero reka ngusabe mbere na mbere kubanza gukanda subscribe nimba utarayikanda kuri YouTube channel, maze nimba hari n'igitekerezo ufite ushyira hasi aho muri comment, noneho dukomeze n'ikigeranyo cyacu nta kibazo na kimwe. Nibiba byiza ube wakanda na like ya video uri kureba, cyane cyane ko nabyo bizadufasha kwagura umuryango mugari wa Rodri Entertainment, bya bindi dukomeza kugenda tubasangiza, bya bindi dukomeza kugenda tubereka hirya no hino. Rero nibwo Shimon Yehuda Hayuti cyangwa se Simon Leviva wamamaye kubera filime y'ubushukanyi yakoreye abagore yamenyekanye ku rubuga rwa Netflix, yatawe muri yombi nyuma y'imyaka 3 inkuru ye igiye hanze. Mbese urumva ko hari hashize imyaka 3 inkuru ye igiye hanze, isesekaye hanze, bakomeza kugenda bayitangaza, mbese abantu benshi cyane bakomeza kugenda bumva inkuru ye hirya no hino, mbese ikomeza kugenda ivugwa. Ariko iyo myaka yose yari ishize ntacyo biravugwaho, ntacyo biratangazwaho. Nibwo rero uyu musore w'imyaka 35 yafungiwe muri Georgia ku itariki 15 Nzeri umwaka 2025. Shimon Yehuda Hayati ukomoka muri Israel yatawe muri yombi ubwo yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Batumi. Ubwo yageraga kuri iki kibuga nibwo yahise atabwa muri yombi. Rero Minisitiri y'Ubutegetsi bw'Igihugu muri Georgia yatangaje ko Hayati yatawe muri yombi nyuma y'impuruza ya Interpol yamenyesheje iki gihugu ko ari kujyayo, mbese barabimenyesha, batangira kugenda berekana uburyo uyu musore yagendaga muri iyi Interpol. Nibwo rero umwunganizi we mu mategeko yabwiye itangazamakuru muri Israel ko batazi neza icyatumye afungwa, aho yagize ati twari twavuganye mu gitondo nyuma y'ifungwa rye, ariko ntabwo tuzi neza impamvu. Yari amaze igihe azenguruka ahantu hatandukanye yisanzuye, mbese ameze neza nta kibazo gihari, ariko uyu munsi wa none ntituramenya icyatumye afungwa. Ubwo niko umunyamategeko ndetse n'umwunganizi we bakomeje kugenda bavuga, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo uyu munsi wa none bariho batazi icyo yazize, mbese n'icyo mbese muri rusange bamufungiye, kubera ko ibyo bavugaga byose, ibyo batangazaga byose babicaga amazi, bakavuga ko wenda bitaba biri hejuru, bitaba birenze mu buryo babikekamo cyangwa se mu buryo bakomeza kugenda babitekerezamo, bijyanye n'uko uyu munsi wa none bakomeza kugenda babigaragaza. Rero nibwo uyu Hayati we yakomeje kugenda atangaza ko rwose nubwo inkuru wenda zikomeza kugenda ziva iyo zijya zikagera ku buyobozi, ariko we atabishimangira cyane, ko we akomeza no kugenda abihakana, abifata nk'ikibazo gikomeye mbese kiri hejuru. Rero bakomeje kugenda batangaza, bakomeza kugenda bagaragaza amwe mu magambo nyine atari meza, bijyanye n'uko bamaze kumufunga cyangwa se yamaze gufungwa n'ubundi. Ariko muri uku gufungwa cyangwa se mu kuba yafungwa n'ubundi, rwose ntabwo byagaragaye neza, mbese n'ubundi ntibyagaragajwe neza. Aribwo uyu munsi wa none rero bakomeza kugenda baperereza, bakomeza kugenda
bashaka amakuru menshi kugira ngo barebe kuko nimba uyu nguyu ataba afite aharegwa bitari ngombwa ndetse mbese bitari mu mategeko n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza, bakomeza kugenda berekana byinshi cyane bijyanye n'ibi ngibi. Uyu Hayate rero wagiye akora ubushukanyi yamenyekanyeho akoresheje amazina atandukanye, ariko iryamenyekanye cyane ni irya Simon Reviva kubera filime mbarankuru yamukozweho na Netflix mu mwaka w'ibihumbi 2025. Rero muri iyi filime byavuzwe ko yabeshye abakobwa hagati ya 2017 na 2019 akabacuracura miliyoni 7,400 z'amapawundi, akabeshya ko ari umwana w'umuherwe acuruza amabuye y'agaciro, mbese aho yagiye abeshya abo bakobwa, mbese nyuma yaho akaza kubacuracura miliyoni 7,400 z'amapawundi, bikarangira nyine ababeshye ko wenda afite akazi, mbese ari umwana w'umuherwe anacuruza amabuye y'agaciro. Netflix muri filime yayo yagaragaje ko Hayati yareshyaga umugore kuri Tinder, nyuma akamusohokana ahantu hahenze, mbese abashinje uyu musore bavuga ko iyo yamaraga kubakoma icyizere yatangiraga kubeshya ko ikarita ye ya banki atayikoresha kubera impamvu z'umutekano, akabasaba kubashakira indi iri mu mazina yabo azajya akoresha, mbese ugasanga rero atangiye gukoresha indi karita nyine mbese idasobanutse. Abagore bumvikanye bavuga ko ibyo yabakoreye byabasize mu madeni ndetse no kwiheba, byatumye bamwe bagira ibyiyumviro byo kwiyahura. Uyu munsi wa none uyu musore yahakanye ibyo yarezwe byose, avuga ko afite umutungo yakomoye mu gushora imari muri Bitcoin, mu bijyanye no gushora imari n'ubundi nk'uko akomeza kugenda bigaragaza. Rero nyuma Simon Hayati yatangiye guhigwa bukware na polisi mpuzamahanga, ndetse mbese mu Gushyingo umwaka w'ibihumbi 2019 yafatiwe mu Bugereki asubizwa iwabo muri Israel. Mu Kuboza uwo mwaka yakatiwe amezi 15, afungwamo amezi 3 gusa ahita arekurwa. Yanategetswe kwishyura abo yabeshye hafi ibihumbi 35 nk'indishyi, ndetse anacibwa izahabu ya 460 kubera gukoresha pasiporo z'impimbano, mbese gukoresha pasiporo zitemerewe n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero ibyo byose ukomeza kugenda wumva ko biri mu nzira ndetse biri no byo uyu musore aregwa. Rero rikambwira ukomeze ugira ibihe byiza, gusa gukanda subscribe twabanye muri iki kiganiro cyacu, kandi kanya turaje tugikomeze turebe n'ibindi uburyo byifashe byose tubishyire hamwe, mbese dusobanukirwe byinshi cyane dukomeza kugenda tubereka byinshi cyane bijyanye n'ibyo uyu munsi wa none tubona, n'ibyo uyu munsi wa none dukomeza kugenda duhura nabyo uko bwije n'uko bukeye. Rero komeza umererwe neza.